Elwa aba yicaye mu cyumba cye maze agafata ifoto. Iyi foto rero iba iriho papa we ndetse nyine n'undi mugore baba bahagararanye. Yitegereza rero iyi foto maze agatangira kwivugisha ati uyu mugore niwe watumye rwose ubu nta mubyeyi n'umwe mfite, niwe watumye mama wanjye apfa ndetse niwe wazambije famiye yacu kugeza aho rwose ibaye nk'isenyuka. Ahita atangira gutekereza rero maze akibuka neza yuko umukobwa w'uyu mumama nyine akora iwe mu rugo ndetse ahamaze amezi 6. Ahita avuga rero ati byanze bikunze uyu mukobwa rwose byose arabizi uko byagenze, ndakeka nawe nta kindi gitumye ari hano uretse kuba ashaka nawe nyine kuzangusha mu mutego maze amafaranga y'umuryango wanjye iwabo bakayatwara yose. Ibitekerezo rero biba byamutwaye ndetse rwose yibuka ukuntu mama we umunsi bamubwira yuko umugabo wamuca inyuma yamanutse buhoro buhoro afashe ikirahure mu ntoki kikagwa hasi kikameneka, nawe akagwa aho hantu yaguye atigeze ahabyuka kuko rwose umutima we wahise uhagarara. Elwa rero kubyibagirwa ibi byose biba byaranze kandi nyamara haba hashize imyaka myinshi cyane kuko ibi byose biba byarabaye we akiri umwana muto cyane. Uyu mukobwa rero witwa Shani aba akora nyine hano mu rugo kwa Elwa ariko rwose nta gitekerezo cy'ibyabaye aba afite. Elwa we rero agikomeza kwitegereza ukuntu mama wa Shani ndetse na papa wa Elwa bari kumwe ku ifoto bari kumwenyura nyine ubona bishimye, ahita avuga ati byanze bikunze uyu mukobwa we Shani ndaje nanjye nzamwiture ibyo mama we yadukoreye. Ikindi kandi ntabwo rwose uyu mukobwa nkeneye kumwica kubera yuko nta bubabare yaba agize, naba mbyihutishije cyane. Ndifuza nyine kumubeshya urukundo maze ngatangira kumutereta nkamutera imitoma, nkamubwira amagambo meza, nkamukorera ibintu byiza atigeze abona ku buryo azatekereza ko ari njye mukunzi mwiza uba ku isi. Hanyuma rero namara rwose kujya mu rukundo neza nzamusaba ko twabana, maze namara kubinyemerera nzamusebya imbere y'abantu bose maze mbabwire nyine uwo ari we bya nyabyo. Ndifuza kuzamubabaza ku buryo atazigera abyibagirwa mu buzima bwe. Ndifuza rwose guhorera mama wanjye ndetse na famiye yanjye yose ibyo we na mama we badukoreye, ndifuza nyine kubimwitura. Atangira gutekereza atari ko se n'ubundi nawe nyine ko yari akiri muto cyane, ubundi kubera iki numva namwitura ibi byose, ariko undi mutima ugahita umubwira uti hoya reka rwose nawe kuba ikigwari. Uriya mukobwa yaje gukora iwawe abizi neza, nawe nta kindi kimugenza uretse ko ashaka kugutura mu mutego. Arongera agahita ahindana akagira umujinya nyine bikagaragara mu maso ye ko rwose umujinya wamurenze. Ati ngomba kubikora byanze bikunze, uriya mukobwa niwe nzakoresha nihorera, nzamubabaza ku buryo bizamurenga. Naho rero ku rundi ruhande Shani ni umukobwa ucishije make rwose, ni umukobwa kandi w'umunyabwenge cyane. Uyu mukobwa rero ntabwo yigeze agira ubuzima bwiza kuva yavuka, cyane cyane ko atigeze amenya papa we. Yavutse abona nyine mama we wenyine ari we babana. Mama we rero nawe yakoraga akazi ko mu rugo kuko ari we wabanje gukora iwabo wa Elwa. Gusa nyine byaje kugeraho mama we arasaza ariko aza no kurwara, arwara kanseri. Rero ubu ngubu rwose aba arembye atameze neza habe na gato. Haba rero ari cyo gihe noneho cyo kugira ngo Shani nawe akore kugira ngo nyine abashe kubeshaho mama we. Uyu mukobwa mu by'ukuri rwose bitandukanye cyane nuko Elwa yamutekerezaga. Uyu mukobwa we ntabwo ajya ashiturwa n'amafaranga y'abakire, ikindi kandi abagendera kure cyane kubera yuko azi inkuru nyinshi cyane z'abakozi bo mu rugo bagiye bakundana na ba boss babo maze abaposi babo bakabata kubera ko nyine batifuza guseba ndetse batabona aho banyurana nabo muri sosiyete yabo. Ubwo rero uyu mukobwa ikintu cyonyine ashyira imbere ni akazi ke, akagakora neza kubera yuko umushahara akorera uramunyuze kandi rwose nta kindi aba ashaka kuri boss we.
mugambi rero umubisha wa Eloi ujya gutangira hari ku wa mbere. Shani rero aba ari gukora amasuku, aba ari gufata indabyo nyine zishaje azikura mu mavaze ashyiramo izindi nshyashya. Icyo gihe yari ari muri biro ya Eloi, ariko biro yo mu rugo ari kuyitegura neza. Eloi rero amwinjirana atakomanze, maze Shani akikanga cyane, ahita rero amena amazi ku meza nyine ya Eloi. N'ubwoba bwinshi ahita atangira guhanagura, ari nako amubwira ati boss mumbabarire rwose, ndikanze nyine mba nangije ameza yanyu, ariko ni ukuri mumbabarire. Nawe Eloi ati nta kibazo. Eloi rero areba mu maso uyu mukobwa, maze akareba ukuntu afite amaso meza, ukuntu uyu mukobwa ari mwiza nyine, kandi nta kintu na kimwe aba yisize. Mu by'ukuri nta makiyaje aba afite, aba ari naturel nyine, ari mwiza cyane. Amwitegeza rero akanya, maze agahita amubwira ati ntukanyite bosi, jya unyita Eloi. Eloi rero ahita amubwira ati namenye ko nyine umaze amezi 6 ukora hano, ariko nasanze ntakuzi, nta kintu kimwe nzi kikwerekeye, ndifuza ko rero wanyibwira mu buryo rwose bwimbitse. Naho rero Shani ahita amubwira ati boss erega nta kintu ni ukuri cyo kumenya kuri njyewe, ndi umukobwa usanzwe cyane, ndi hano ku kazi nyine, ndakora kugira ngo mbone amafaranga yo kuvuza mama wanjye urwaye, nta kindi kintu rwose wamenya aho kirenze ibyo ngibyo. Eloi rero ahita atungurwa n'ukuntu nyine Shani aba amubwije ukuri, kandi anamurebye mu maso ababona ko rwose nta kindi kintu amukinze. Ibyari bimuzanye mu by'ukuri biba bitangiye guhinduka rwose, uko yitegereza uyu mukobwa amubonamo nyine umukobwa w'umunyakuri, umukobwa kandi udafite ikintu ari kumuhisha, ariko nanone mu mutima we agakomeza akarwana na wa mutima nyine uri kumubwira gukora ibibi. Ati hoya wimureka, komeza umugambi wawe, buriya reka kukujijisha. Eloi rero akimara kumva nyine uyu mukobwa amubwiye ko mama we arwaye kandi arembye, atazi aho bivuye, iyi Retrouva nyine yamaze kumubwira ati ariko ndifuza rwose kuba nagufasha. Nawe ntabwo abazi ukuntu abivuze, kuko ntabwo biba byari biri muri gahunda ye. Naho rero Shani ahita amubwira ati wamfasha, kubera iki se wabikora boss? Ati ariko nakubwiye ko utagomba kuzajya unyita boss, uzajya unyita Eloi. Shani ati Eloi kubera iki mwabikora, kubera iki mwamfasha? Naho rero Eloi ahita amubwira ati kubera yuko numva nyine umutima wanjye umpatiriza kuba nagufasha. Shani rero ahita amubwira ati murakoze cyane, gusa nyine ubwo bufasha rwose ntabwo mbwemeye. Naho Eloi akomeza guhatiriza, maze Shani akamubwira ati nta kibazo, ndaza kubitekerezaho, buriya nzababwira. Amara rero gusohoka, Eloi usigaye hano nyine muri biro wenyine, asigara ari gutekereza kuri uyu mukobwa ahaye ubufasha bw'amafaranga, nyamara ntahita abwemera. Atangira nanone kwibaza ati ariko se ubu ngubu ntabwo nshobora kuba rwose naraganjwe no kwihorera, nyamara atari ngombwa rwose ko mbikorera uyu mukobwa. Nkurikije ukuntu avuga, aravuga nk'umuntu rwose udafite ikintu ahisha, aravuga nyine nk'umukobwa wiyizeye kandi udafite uburyarya. Akomeza rero gutekereza ukuntu uyu mukobwa yamusubizaga, ukuntu yamurebaga atuje, ndetse n'ukuntu yamubwije ukuri ko impamvu ari hano ari ugukorera amafaranga kugira ngo mama we abashe nyine kumera neza. Gusa nanone wa mutima umubwira gukora ibibi ukomeza rwose kugenda urusha umutima mwiza imbaraga, umubwira utumva oya ntabwo ugomba kureka umugambi wawe, byanze bikunze iriya famiye yarakubabaje nawe ugomba kuyibabaza. Nyuma y'amasaha rero Shani azanira icyayi Eloi, amuterekera agapurato imbere nyine kaba kariho itasi y'icyayi ndetse n'ibindi bijyanye nacyo. Atungurwa rero no kureba ukuntu nyine uyu musore aba ari kumwitegereza atamukuraho ijisho, afite bike mu ntoki ari kuyikinisha rwose, ubona ko nyine ari kumutekerezaho. Gusa nyine Eloi aba ari gutekereza ati ariko none naba ndi gukora ikosa nzicuza mu buzima, none uyu mukobwa yaba nta kintu abiziho ibyo ndi gutekereza, yaba rwose ibyo mama we yakoze uyu mukobwa nta gitekerezo abifiteho, yaba ari inzirakarengane,
nazabigenza nte? Undi mutima rero uhita umubwira uti hoya, ntabyo rwose kuba inzirakarengane, mama wawe yarababaye kandi nyine hagomba kugira umuntu ubyishyura mu babiteye. Arongera rero n'ubundi agahita afatanya amenyo agatangira kuyahekenya kuko nyine umujinya uba umwishe, akiyemeza ko agomba gukomeza rwose umugambi we mubisha wo kwihorera kuri Shani. Naho rero Shani we uko yashyiraga ijisho kuri uyu musore yasangaga rwose akiri kumureba amwitegereza, mu mutima we atangira kwibaza ati ariko se ibi ni ibiki? Kubera iki uyu musore ari kundeba gutya? Birashoboka se ko umukoresha wanjye yaba atangiye kunyiyumvamo? Ahubwo se ni gute yaba yangiriye impuhwe zo kumbwira ko yifuza kumfasha? Ibyo byose rero akiri kubitekereza yibuka nyine umumama wakoraga muri uru rugo, wakoraga mu gikoni, yari umumama mukuru cyane. Yigeze rero kubwira Shani ati mwana wanjye, uramenye rwose ujye ugendera kure abakire, umukire nakureba ijisho ryiza ujye umugendera kure kuko byanze bikunze nta mukire ujya utanga ibyo ku busa. Nagira icyo aguha ujye umenya ko inyuma hari icyo nawe agukeneyeho. Nta mukire waguha ibintu bye rwose nta nyungu zindi agutegerejeho. Akiri gutekereza ibi rero ahita atekereza ko rwose ubufasha bw'uyu musore atagomba kubwemera habe na gatoya. Gusa nanone akurikije ukuntu uyu musore yamurebaga atamukuraho amaso, ahita amubaza ati none se Eloi, ko mundeba cyane haba hari ikindi kintu mukeneye ko mbakorera? Eloi atuje cyane ati yego rwose kirahari. Shani ati cyaba ari igiki? Naho Eloi ati ndifuza ko wazamperekeza mu birori muri wikendi. Shani arikanga hafi kumena nanone ibintu yari afite ati mbaherekeza mu birori? Jyewe mu birori? Naho Eloi ati yego rwose ndifuza ko rwose wazaba uri iruhande rwanjye mu birori. Shani rero ahita amubwira ati ariko njyewe ndi umukozi wanyu, ntabwo rwose ndi umuntu nyine ukwiye kuguherekeza. Naho rero Eloi ati hoya ntabwo ari uko bimeze, njyewe mbona rwose urenze kure kuba umukozi, kubera yuko uri umukobwa w'umunyabwenge, uri umukobwa mwiza, ikindi kandi ugira umutima mwiza. Urenze rero kure cyane abandi bakobwa rwose nzi turi mu rwego rumwe, ubarenzaho cyane. Mbabara rwose uriya munsi uzawumpe maze wemere kuba undi iruhande, kandi ntabwo uzigera ubyicuza. Iminsi rero yakurikiye Eloi yari yaranjaga rwose, maze akabona umwanya wo kujya kuvugisha Shani. Umunsi umwe rero Shani yaratashye maze abwira mama we ibintu byose uko bimeze, amubwira ibyo Eloi yamubwiye, amubwira kandi ko yifuje nyine kumuha ubufasha. Naho mama we mu mbaraga nkeya aba afite, dore ko nyine aba anaryamye kwa muganga, ahita amubwira ati mwana wanjye, sinibaza ko rwose umusore nka Eloi yakwifuza kugira ibyo agukorera ku buntu. Ujye utinya kandi ugendere kure abantu nka bariya tutari mu rwego rumwe, ntawamenya icyo baba badushakaho. Nanone rero Shani yongera kumva umutima uhagaze, kubera yuko mama we aba amuteye ubwoba. Ahita abaza mama we ati none se mama, hari ikintu uzi nyine njye ntazi? Hari ikintu wambwira uzi kuri uriya musore, cyane cyane ko ari wowe umuzi kuva no mu buto bwe? Mama we rero ahita amwereka ikimenyetso nyine cy'uko barangiza iki kiganiro, kubera ko nyine yumva yinaniriwe. Gusa ahita amubwira mu ijwi rituje cyane ati mwana wanjye uri umunyabwenge ndabizi, hanyuma rero ujye wumva icyo umutima wawe nama ukubwira. Shani rero asohoka hano maze akiyemeza nyine kubwira Eloi ko yabyemeye kuzamuherekeza, nubwo rwose mu mutima we haba hari kurwaniramo impamvu nyinshi zagatumye amubwira ngo hoya. Umunsi rero w'ibirori Eloi yohereza umushoferi, aba yamuhaye n'ikanzu nziza kugira ngo ashyire nyine Shani. Iyi kanzu rero iba ari ikanzu ihenze cyane, yadozwe rwose n'umutayeri wa mbere muri kino gihugu. Itisi nayo iba ari itisi ihenze cyane rwose, mbese iba ari ikanzu badoze bayitondeye, cyane cyane ko iba iri kuri taye rwose neza neza ya Shani.
Shani rero arambara maze yakwireba akabona rwose ntabwo ari we neza, abareba akabona wagira ngo ni igikomangomakazi. Yinjira mu modoka rero baba bamwoherereje maze nyine akagenda akajya mu birori. Hanze rero Irwa aza gufata Shani maze bakinjira bafatanye ukuboko, dore ko rwose Shani aba yambaye neza cyane. Bagitangira kwinjira abantu bose batangira guhindukira maze bagatangira kubazanya bati uriya mukobwa se ni uwa hehe, ninde, ko ari ubwa mbere tumubonye, uyu mukobwa uri kumwe na Irwa yaba aturutse hehe? Bose baba bamwibazaho, ariko aba ari umukobwa mwiza cyane ku buryo nyine bose baba bari kumureba maze bakemera. Naho rero Irwa we ahita atangira kugenda yashinze ijosi rwose, kubera ko aba yumva ubwiyemezi buri kugenda bumwuzura, kubera yuko abantu bose ari we baba bari kureba, nawe kandi aba abizi ko ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane, aba abizi neza ko yabemeje, ndetse aba ari no kureba agacisha amaso mu bantu bose bari hano akabona niwe ufite umukobwa mwiza bari kumwe. Ikirori rero kiba cyagenze neza cyane kugeza nyine akanya Viviane ni umukobwa wo mu bakire nawe cyane, aba rero akunda nyine uyu musore Irwa, ndetse aba yumva ari we wakabaye amufashe mu kiganza kano kanya. Ahita aza abegera n'akarahure mu ntoki agenda asomaho gahoro gahoro, maze akaba abajije Irwa ati noneho se niki cyaguteye gufata umukozi wawe wo mu rugo maze mukaba ari we muzana mu birori? Ni bya bindi byawe se byo kwishimisha? Shani rero ahita yumva asebye, akumva ikimwaro kiramwishe, aba yumva umusatsi rwose umeze nk'umuvuye ku mutwe. Gusa nyine nta kintu na kimwe aravuga. Irwa ahita abwira uyu mukobwa Viviane ati birumvikana rwose agahinda ufite ndakumva cyane, kubera yuko uyu mukobwa ntabwo rwose afite imitungo nk'iyo ufite, ariko nyine agukubye inshuro nyinshi cyane mu bwenge, ndetse ni n'umukobwa mwiza cyane kukurusha inshuro nyinshi. Uyu mukobwa kandi ari classe, rero namwisemo kuko ntaho muhuriye, ntabwo rwose wanafungura udushumi tw'inkweto ze. Ndakumva rero kuba rwose byaba bikubabaje ukaba uri kuvuga amagambo yose angana atyo. Viviane ahita ahinduka maze akabura aho areba, kubera ko abantu bose niwe baba bari kureba, ukabona arasebye ahubwo kurenza rwose uko Shani yaba yasebye. Naho Shani ahita yumva yiruhukije, kubera yuko uyu musore aba agerageje kumudefanda. Mu by'ukuri rero bari hano mu birori, nta nubwo rwose Irwa aba yibuka wa mugambi we afitiye Shani, aba yumva nyine ari ibya nyabyo, ndetse aba yumva yishimiye kuba ari kumwe n'uyu mukobwa, aba yumva kuba amufashe mu kiganza ari kwiyumva nyine ukuntu kudasanzwe, aba yumva afite ibyishimo, aba yumva anezerewe, mbese aba yumva rwose bagumana n'uyu mukobwa. Icyo yari agambiriye aba yakibagiwe kare, ntabwo rwose aba akikibuka. Viviane rero akimara kugenda, Irwa ahita ahindukira maze akareba Shani, ahita amubwira ati umbabarire cyane kuba rwose uhuye n'ibi bibazo. Naho Shani we aba yumiwe ukuntu uyu musore ari kumudefanda, nyamara aba yibuka ukuntu mu binyamakuru birirwa bavuga uyu musore ko ari umusore umeze nk'utagira umutima, mbese ko nta santima agira habe na gatoya. Nyamara uwo Shani aba ari kureba muri kano kanya aba atandukanye cyane n'uwo abandi bavuga. Bari kubyina rero Irwa afata Shani mu mugongo, maze Shani akumva utuntu tumwirutse mu mubiri wose. Irwa rero amwitegereza mu maso maze agahita amwongorera ati none se urabibona ute? Naho Shani ati ndibaza niba rwose ibi bintu ari ibya nyabyo, niba ejo mu gitondo utazabyuka ukaba nyine Irwa abantu bose bazi. Naho rero Irwa ati hoya rwose, buriya rega wa musore nyine w'umu businessman ni nk'aho ari masike, wowe rero ubu ngubu uri kureba ibiri inyuma ya masike, ni wowe uri kureba uwa nyawe.
ndakeka rero ntabwo rwose bizahinduka kuri wowe. Eloi nawe rero afashe nyine ku rutugu rwa Shani, aba yumva rwose ibihe bihe bitarangira, ndetse aba yumva iyi ndirimbo itahagarara, aba yumva bakomeza kwibyinira kubera ko aba yumva yishimye cyane, ndetse kuva yabaho ni ubwa mbere aba ari kumwe n'umukobwa maze akumva ari kumwiyumvamo rwose nk'ukuntu aba ari kwiyumvamo Shani. Kuri iyi nshuro nta buryarya na buke Eloi aba afite, aba ari guseka bya nyabyo bivuye ku mutima, ndetse n'amagambo aba ari kuvuga aba ari kuyavuga avuye ku mutima, kubera ko rwose aba yabyibagiwe bya bindi byose. Mu gutaha rero Eloi aherekeza Shani, maze nyine bari mu modoka bari mu muhanda barahagarara, maze nyine bagatangira kuganira, baba bari kurebana, ariko nyine Shani aba yibaza impamvu uyu musore ari we yahisemo. Gusa nyine Eloi nawe aba ari kumutekerezaho, yibaza nyine ukuntu ari kumva amarangamutima ari kumuganza, ukuntu ari kumva ari gukunda uyu mukobwa kandi mu by'ukuri atarigeze abitegura. Bose rero uko baba bari kurebana, buri umwe ari gutekereza ku wundi, bajya kumva bakumva bamaze gusomana. Bakibisoza rero Shani yumva rwose kuva yabaho ariko bwa mbere yumvise umuntu umukora ku mutima, ndetse rwose ahita atekereza ko urukundo ruri hagati yabo ari urwa nyarwo. Ahita atekereza ko byanze bikunze adakwiye gukomeza gutekereza ku by'uyu musore, ko ahubwo ikiri kubahuza ari cyo cya nyacyo rwose. Eloi rero nawe nyuma y'igihe kinini cyane aba yumvise rwose amarangamutima atigeze yiyumvamo kuva yabaho, ahita yumva ko nyine uyu mukobwa ahari ari we mukobwa w'inzozi ze, ariko nyamara agatima gahita kamukomanga kati wibuke neza ikiri kukugenza. Arakomeza rero akijijisha, maze nyine uyu mugoroba rwose urangira ku mpande zombi bose bishimye, ariko nyine Shani we biba ari ibindi bindi, kuko aba ari kugenda akunda Eloi bya nyabyo, nta n'agatotsi kari mu rukundo rwe. Shani rero arataha, maze rwose agakomeza gutekereza kuri uyu munsi ukuntu wagenze, kuko yabitekerezaga yaramwenyuraga ari wenyine. Naho Eloi we mu kugera mu rugo ahita atekereza ko atangiye gutsindwa, ko umutego yateze uyu mukobwa abona neza ko rwose ahubwo ari we ugiye gushibukana. Atangira kwibaza ati ibintu by'urukundo biri kuza bite, ko ntari narigeze mbipanga na gatoya, nyamara ndi kumva amarangamutima yanjye ari kugenda rwose aganza kwihorera. Sinzi impamvu ndi kumva urukundo nkunda uriya mukobwa ruri kugenda rurusha imbaraga urwango nari mufitiye. Iminsi yakurikiye rero Eloi asaba Shani ko nyine yaza kuba nyine kwa Eloi kugira ngo akazi ajye gakora akegereye, cyane cyane ko mama wa Shani we rwose n'ubundi aba yibera kwa muganga. Shani rero aza kuba nyine kwa Eloi, gusa noneho baba begeranye rwose ku buryo baba babona umwanya wo kuganira, ndetse mu masaha y'umugoroba kenshi bakaba bicaranye bari kwiganirira iby'urukundo, bari mu bihe byabo byiza, ariko basomana, ariko nyine ibikorwa byose by'urukundo babikorana. Nta gushidikanya rero Shani we rwose yaratangiye kwisanzura cyane kuri Eloi, amubwira ubuzima bwe bwose, amubwira ibya mama we, amubwira ndetse nawe inzozi afite mu hazaza. Baba baganira bakavugana byose, dore ko nyine Shani rwose aba yumva yarabonye umukunzi w'ubuzima bwe, kandi aba yumva nta kintu na kimwe agomba kumuhisha. Umunsi umwe rero Eloi urukundo rumaze kumuganza, aragenda akicara muri biro ye ari wenyine, maze agatangira gutekereza ikintu cyamusubizamo imbaraga zo gukora icyo yiyemeje, kuko rwose aba yumva atangiye kuba ikigwari, kuko aba yumva urukundo ari rwo ruri kumuyobora. Atangira no gushaka amafoto yose yari yarabitse yerekeranye na papa we ndetse na mama wa Shani, yose atangira kuyitegereza, kubera kuko yarebaga yibukaga ukuntu mama we yapfuye umutima uhagaze, maze agahita yibuka ko nyine mama wa Shani ari we watumye mama wa Eloi apfa. Icyo gihe birumvikana yahitaga rwose agira imbaraga zo gukora ikibi, kuko yari yariyemeje ko azahorera mama we.
areba rero aya mafoto yose maze agahita avuga ati byanze bikunze ngomba rwose gukora ibyo niyemeje. Nanone umutima uramubwira ati ariko se niba koko mama wa Shani yarakundanaga na papa wawe, gute uriya mu mama yaba ari umukene bingana kuriya? Papa wawe akaba yaramuhaye amafaranga menshi, ubu ngubu akaba ari umukire. Niba rero ari umukene kuriya, ahari waba uri kwibeshya. Ni umutimanama we nyine uba uri kumubwira ibi ngibi. Abitekerezaho ariko nanone agahita yirukana nyine uyu mutimanama uba uri kumubwira rwose gukora ibyiza, kuko ntabwo ari byo aba yifuza. Ahita atekereza rero ko ahubwo akwiye kubyihutisha maze umugambi we akawushyira mu bikorwa, kuko rwose yumva atangiye kugenda ajya mu wundi murongo. Ahita rero ahamagara abakozi be nyine maze akababwira ko bagomba kumutegurira indege ye bwite, ndetse bakamutegurira indi nzu yari afite ku nkombe z'amazi. Yari inzu nziza cyane, ahantu nyine yajyaga ajya kuruhukira. Ababwira ko rero bagomba kuhategura bidasanzwe. Ajya rero kugura impeta, maze akagura impeta ihenze cyane, impeta y'agaciro. Aba yifuza ko rwose yatangira kwihutisha ibintu byose maze bikagera ku munsi w'ubukwe bwabo. Amara rero gutegura ibyo byose maze agahamagara Shani, aramubwira ati sheri, ndifuza rero ko twasohokana ejo, hari ahantu tuba ko tujyana, gusa nyine ni surprise, ndifuza ko twajya mu karuhuko. Amubwira rero aho ariho, maze Shani agatungurwa kubera yuko ni ubwa mbere aba agiye kujya ku nyanja. Elwa rero aramubwira ati utegure nyine utwenda tworoheje nta kibazo. Buracya rero maze bakagenda. Bakihagera Shani atungurwa n'ukuntu ahantu ari heza. Iyi nzu iba ari nziza cyane, umuntu ayirimo imbere aba ari kwirebera ku mazi ndetse areba no ku mucanga. Ni ubwa mbere aba asohokeye ahantu heza gutya, ibyishimo rero biba byamurenze. Naho rero Elwa aba ari kumureba nyine maze akareba ukuntu uyu mukobwa yishimye. Elwa nawe mu kanya gato rwose aba yibereye mu rukundo bya nyabyo, ariko mu kandi kanya akongera nyine akajya mu mwanya wo kwihorera kuri uyu mukobwa. Gusa ntabwo yahwemaga kwitegereza uyu mukobwa maze ngo atekereze yuko ashobora kuba rwose ari kwibeshya, ko uyu mukobwa ashobora kuba ari inzirakarengane, kuko yari umukobwa w'umunyakuri, umukobwa ubona udafite uburyarya. Ikindi kandi mu by'ukuri rwose Elwa yakundaga uyu mukobwa bya nyabyo. Yibazaga rero ukuntu kwihorera n'urukundo bibangikanye mu muntu umwe maze bikamuyobera. Gusa kubera ukuntu yari umusore n'ubundi wanga gutsindwa, yumvaga icyo gitekerezo adakwiye kugiha agaciro cy'uko yakundana n'uyu mukobwa gusa. Umutima wakomeza kuwumuhatiriza ati ubwiza ukuri rwose Shani, maze umubwire ibyo wateguraga byose, ubundi mwikundanire bya nyabyo, kuko rwose niwe mugore wawe ukubereye. Ariko nanone akongera akihagararaho ati hoya ntabwo bishoboka, ubwo rwose mama wanjye sinazabona icyo mubwira ku munsi nanjye nzaba navuye mu mubiri, kubera ko namusezeraniye ko nzamuhorera. Ubwo rero ngomba kubikora uko byagenda kose. Shani we rero aba yumva rwose yibereye mu nzozi, atifuza ko yakanguka kugira ngo amenye ko yarotaga, kuko aba abona ibi bintu ari byiza cyane ku buryo byaba atari ibya nyabyo. Hashira rero iminsi 3 maze Elwa agasaba Shani ko nyine batemberana. Baragenda rero bakajya mu bwato bunini cyane. Ubu bwato buba buteguyemo buri kintu cyose. Batangira rero kugenda mu mazi. Shani aba yitegereza amazi maze rwose akabona ahari nyine bameze nka Jacques na Rosa neza. Ibyishimo biramurenga, kuko uyu mukobwa aba yibaza niba ari ku isi, niba ari muri paradizo bajya bavuga, mbese aba yumva rwose nawe atazi ahariho. Basangira rero muri ubu bwato nyine na Elwa, urukundo nyine birumvikana ruba ruryoshye cyane.
bafata ako kunywa maze bagashyiramo akaziki gatuje cyane, bagatangira kubyina barebana mu maso, bose batwawe, urukundo rwabarenze. Akaziki rero karahagarara, maze Eloi agahita afata mu kiganza Shani, amureba mu maso, maze agahita amubwira ati sheri, ndagukunda cyane rwose, birumvikana ibi bintu rwose birihuse cyane, ugiye kwibaza impamvu ibintu byacu bifite umuvuduko, ariko urukundo ngukunda ntabwo rwatuma rwose nkomeza gutegereza, cyane cyane ko bigaragarira amaso ko buri umwe wese yaremewe undi. Ahita rero akora mu ikoti, akaba akuyemo impeta ihenze cyane nyine, ahita ashyira ivi hasi, maze akabwira Shani ati wakwemera kumbera umugore? Shani rero emosiyo ziba zamurenze, nawe umuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose, kuko nanjye ndagukunda cyane, nta kindi naba ntegereje rero, kuko nta wundi wazigera gusimbura. Shani aba akunda uyu musore mu buryo rwose udashobora kumva. Uyu munsi rero ibintu biba ari byiza cyane, uyu munsi rwose baraserebura maze bigashira kera, dore ko binarangira baraye muri ubu bwato, maze rwose bikaza no gusozwa no gukora igikorwa cy'urukundo. Igihe cyo gutaha rero kiragera, Shani ataha ibyishimo byaramurenze, ahita ajya kubwira mama we inkuru nziza, maze akanamwereka impeta aba yambaye, ibyishimo biba ari byose. Naho rero mama we aramwitegereza, maze akamubwira ati mwana wanjye, nizere ko rwose wagize amahitamo meza, kubera yuko nakubwiye ko ugomba kuzajya ukurikiza amarangamutima yawe. Niba umutimanama wawe warakubwiye ko rwose ugomba kubikora, ubwo ni uko nyine, nizere ko rwose nta kintu kibi kizaba nyuma. Shani rero akomeza kumva afite rwose ikibazo cy'ukuntu mama we aba yumva nyine ibi bintu bitazagenda neza. Gusa nyine Shani we ntabwo aba abyitayeho, kubera ko aba azi neza yuko Eloi amukunda cyane, aba amureba mu maso maze akamubonamo urukundo, ndetse akanamubonamo kumubwiza ukuri, nta kantu na gatoya rwose aba akeka kuri uyu musore. Dore ko kandi ari nako nyine biba binameze, kubera ko Eloi aba akunda Shani cyane, ndetse kenshi aba ari kurwana n'umutima, kuko aba yumva ahazaza he agomba kuzahabanamo na Shani, aba yumva ari we rukundo rw'ubuzima bwe, ndetse aba yumva ari we ukwiye kuzaba mama w'abana be. Ariko nanone ishusho ya mama we cya gihe yagwaga muri koridoro maze agahita ashiramo umwuka ntiyamuvaga mu mutwe, kandi uko yagarukaga nyine yahitaga yumva byanze bikunze agomba gukora igikorwa yiyemeje. Uko rero imyiteguro y'ubukwe yagendaga rwose iri kugenda yigira imbere, ni nako kandi Shani w'ibyishimo byari byose byo guhitamo ibintu byose azakoresha ku munsi we w'ubukwe, dekorasiyo bazamukorera, keke bazakoresha, imyambaro azambara ndetse n'abazamuherekeza, ibintu byose yabikoraga ibyishimo ari byose, kuko yumvaga ari umunsi we utazigera ugaruka, ndetse yumvaga ari umunsi w'ibyishimo kuri we, cyane cyane ko yumvaga agiye kubana n'uw'umutima we ushaka, n'umusore yihebeye, umusore yakundaga n'umutima we wose. Imyiteguro rero irakomeza, maze ku munsi w'ubukwe hakagera, baba bateguye ahantu bari bukorere ubukwe, bahateguye neza cyane, baba rero banamuguriye ikanzu nyine y'igiciro. Uyu mukobwa aba asa neza rwose, aba yimakiye ariko duke cyane, bamusokoje neza, mbese afite ubwiza butagereranywa. Agiye rero kujya nyine muri sale, arabanza akegera mama we nyine waratangiye no koroherwa, kano kanya aba yicaye nyine mu kagare, gusa nyine afite akabaraga gakeya. Arunama rero maze akabwira mama we ati mama, ndishimye cyane, ntabwo ushobora kubyumva, kubera yuko uriya musore ndamukunda n'umutima wanjye wose, ni ukuri ni ibi nahoze nifuza, kuzashakana n'umuntu nishimiye. Mama we aramubwira ati mwana wanjye, ni ukuri nguhaye umugisha kandi nkwifuriza ibyiza. Baragenda rero, maze nyine bagera muri sale, Eloi agikubita amaso Shani ahita aza amwegera maze akamwenyura, aramubwira ati kuva nabaho ni ubwa mbere mbonye ubwiza butangaje, uri mwiza cyane ku buryo rwose usa n'imirasire y'izuba.
naho rero Shani aramwenyura maze agahita abwira Eloi ati nawe uri mwiza cyane, noneho iyi kositime yakubereye cyane rwose. Bose rero baba bari kumwenyura ubona nyine ibyishimo ari byose, dore ko aba ari n'umunsi wabo w'umwihariko. Muri sale rero Shani aba yitegereza Eloi maze akabona niwe mukobwa wahiriwe ku isi yose. Kuba rwose uyu mwanya aba ahagararanye n'uyu musore w'igikundiro ndetse nawe uba uri kumureba amaso y'urukundo. Barasezerana rero maze bikarangira. Hanyuma rero hagerwaho nyine umwanya wo kugira ngo Eloi avuge ijambo nyamukuru. Akijya rero gutangira kuvuga ahita afata mu kiganza Shani maze akamukomeza. Ahita atangira kubabwira ati mwese ndabashuhuje abantu mwese muri hano, gusa nyine mugiye gutungurwa n'ibyabereye aha. Mu by'ukuri uko mubitekereza siko bimeze rwose, mwabifashe nk'aho turi guserebura urukundo, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo turi guserebura kwihorera. Muri aka kanya rero Shani acyumva aya magambo agira ngo ahari umugabo we nyine ni burage ari gutera, ariko amurebye neza mu maso asanga uyu musore yijimye rwose mu buryo bugaragara, ndetse ukuntu aba ari kureba isura ye imeze bimwemeza ko ibintu ari kuvuga ahari biri kumuva ku mutima. Atangira gukanura rero akabura aho areba, kuko rwose aba yumva isi iri kumwikaragiraho. Eloi rero akomeza nyine avuga ati uyu mukobwa mureba aha ngaha ntabwo rwose ko mumukeka ariko ari, kubera ko mama we niwe wasenye urugo rw'iwacu, ni nawe kandi watumye mama wanjye apfa, kubera ko mama w'uyu mukobwa niwe nyine wacaga inyuma mama wanjye, aribyo byamuviriyemo kwicwa n'umutima. Uyu mukobwa nawe rero yaje mu buzima bwanjye abizi neza, ku buryo rwose bisa naho nawe yari yaratumwe na mama we kugira ngo nanjye aze kunsenya, bifuzaga kuzatwara imitungo yacu yose. Mama rero wa Shani uba wicaye aha biramurenga maze agatangira kurira, aba yibaza ibintu uyu musore ari kuvuga maze bikamuyobera. Naho rero Shani we biba byamurenze, kwihangana biba byanze, ari kurira cyane kubera ko nyine aba yumva atagishoboye kwihangana. Uyu musore rero akomeza ababwira ati igihe cyose namaranye n'uyu mukobwa ngerageza rwose kumwereka ko mukunda, ibihe byose twabanyemo ndagira ngo mbabwire ko atari ibya nyabyo, ntabwo nigeze mukunda habe na gatoya. Nyamara mu mutima we aba abizi neza ko rwose yamukunze, ndetse n'ubakimukunda ari uko nyine kwihorera byamuganje ku buryo yumva yabirutisha urukundo afite. Muri kano kanya Shani ahita atekereza ibihe byose byiza bagiranye, ukuntu uyu musore yamwitagaho, ukuntu yamuhaga keya, ukuntu yamutemberezaga, ibyishimo byose bagize, ibihe byose bamaranye byose. Ahita atekereza ko byari ibinyoma, icyo yari agamije ari ukumwihoreraho, ndetse rwose ibintu uyu mukobwa atabazi habe na gatoya, nta kintu kimwe aba abiziho. Arakomeza rero maze akavuga amagambo yose yifuzaga kuvuga akinigura. Akimara kuvuga rero Shani ntabwo nawe nyine yihangana, agerageza kwihagararaho maze agafata ijambo. Ahita rero abwira nyine Eloi ati warakoze gukina n'amarangamutima yanjye, warakoze kumbeshya urukundo, urakoze kandi gutuma rwose menya yuko ntakwiriye urukundo rwawe. Gusa ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, njyewe naragukunze urukundo rwa nyarwo, nagukunze nta buryarya. Ikindi kandi nshaka kubwira wowe n'abantu bose bari hano ni uko ibintu byose uri kuvuga nta gitekerezo mbifiteho, ntabwo rwose nzi icyo uri kuvuga icyo ari cyo. Naje mu rugo rwawe nzanywe no gukorera amafaranga kuko mama wanjye yari arwaye. Ibyo bindi uvuga ntabyo nzi na n'ubu, nta gitekerezo rwose ndagira ku byo uri kuvuga. Mama rero wa Shani ahita yigira hino maze agafata mikoro, ahita abwira rero Eloi ati uri ikigwari wa muhungu we, gusa nyine ibintu ukoze uzabyicuza, agahinda uteye umukobwa wanjye ndakwifuriza ko nawe kazaguherekeza ubuzima bwose.
ikindi kintu nshaka kukubwira ni uko ntigeze na rimwe nkundana na papa wawe. Ntabwo rwose ari njye nateye urupfu rwa mama wawe, kubera ko nta kintu na kimwe kigeze kimpuza na papa wawe uretse kuba nari umukozi mwiza gusa. Ibintu rero ukoze uzabyicuza rwose. Bahita rero basohoka bakigendera we na Shani, dore ko rwose baba bumva ibintu bibabayeho ahari ari inzozi. Elwa rero akimara kubona basohoka ahita yumva nawe ari nkaho rwose igice kimwe cy'ubuzima bwe kijyanye na Shani, kubera yuko ahita amanuka buhoro maze akaba yicaye hasi, aba yumva ibi bintu byose bimurenze, ibintu akoze aba yumva nyine nawe rwose atazi imbaraga zitumye abikora, kubera ko asigara ari kwicuza ako kanya. Noneho amagambo mama wa Shani aba amubwiye ati ibi bintu uzabyicuza kubera yuko nta ruhare mbifitemo, nabyo nyine bisigara biri kumurya mu mutwe. Ati none koko naba mpubutse, none naba nkoze ibintu ntakabaye nkora, none naba ntakaje urukundo rw'ubuzima bwanjye kubera gushaka kwihorera, nyamara ndi kwihorera ku bantu batari abanyabo. Asigara rero ari kubyibazaho maze agata umutwe, amarira rero aramurenga, nawe ararira cyane rwose, ukagira ngo ahari ntabwo ari we wakoze ibintu amaze gukora, uba wagira ngo hari undi muntu wabimufashijemo. Shani rero akigera imbere yibuka yuko ari kwiruka yambaye n'impeta uyu musore yari yamwambitse, ahita yongera akagarukana na mama we maze agahita afata za mpeta akazimujugunya mu maso. Nta jambo na rimwe amubwira, ariko nyine mama wa Shani we ahita yongera akabwira uyu musore atumva, usenye umuntu umwe ku isi wagukundaga bya nyabyo, ndabizi ko uzabyicuza, ariko igihe uzamenyera ko wakoze ikosa bizaba rwose amazi yararenze inkombe. Bahita rero bongera bakigendera. Kuri iyi nshuro noneho ntabwo Elwa yihangana, agerageza guhamagara Shani kubera ko aba yumva yamuhagarika ntagende, nubwo rwose yaba hashize iminota mike cyane, ariko kwicuza kuba kwabaye kwinshi. Uyu musore aba ari gutekereza ko ibintu akoze atakagombye kuba yabikoze. Elwa rero baramuhagurutsa bakamujyana mu rugo, dore ko rwose nta n'imbaraga zo guhaguruka aba agifite. Aragenda rero akicara muri biro ye maze asohokarira akivayo, ararira akarira nk'agahinja. Aba ari gutekereza ukuntu umunsi wakabaye umunsi we w'ibyishimo, ahubwo ari we ubaye umunsi w'umubabaro we. Noneho ikintu kimubabaza ni ukuntu aba atekereza ko nyine yihoreye, ariko n'ubundi akaba yumva atishimye, ndetse akaba yumva nta kintu na kimwe rwose yakoze. Yumvaga ahari uwo munsi azumva ari intsinzi kuri we, ariko uyu munsi ahubwo aba ari kumva atuzuye neza, aba yumva hari ikintu ari kubura mu buzima, aba yumva ndetse atakiri wa Elwa usanzwe. Aba ari kwibaza rero ukuntu atumye urukundo rw'ubuzima bwe rumucika. Aba ari kwibaza ukuntu umukobwa umwe yakunze rukumbi birangiye amubabarije umutima. Uyu musore abyibazaho byose maze agasanga ibyo yatekerezaga ko bizababaza abandi ahubwo we bimubabaje kurenza uko byababaje Shani. Akomeza kubyibazaho rero, nyamara rwose ntabwo ari bubone uko abigenza kubera ko amazi aba yamaze kurenga inkombe. Ararira rero maze ubwihebe ndetse n'ubwigunge bikarusha rwose umunezero yakabaye afite, kuko yumvaga yageze ku ntego. Yakomezaga rero no gutekereza ukuntu Shani yariraga uyu musore kumubwira amagambo mabi amukomerekereza umutima. Noneho akongera akibuka umunsi amwambika impeta, ukuntu yari yishimye rwose, ukuntu yamubwiraga ko amukunda, ndetse n'ukuntu nawe yabyumvaga ko uyu mukobwa amukunda nta buryarya. Uyu musore rero aribwira ati ndi umuhombyi rwose. Hashira iminsi rero Elwa ari kugerageza kwihagararaho, gusa nta kintu na kimwe aba abasha gukora, ari akazi biba byaranze. Gutekereza nta kintu na kimwe aba atekereza uretse Shani wenyine niwe uri mu bitekerezo bye. Umusore rero w'inshuti ye ari nawe rwose wamubwiye ko ibintu yakoze ari igikorwa cy'ububwa cyane,
iki gikorwa yakoze nyine mu bukwe bwe, yari amaze igihe ataza kumureba kandi yari we nshuti ye magara, wakabaye rwose aza kumureba. Hashira iminsi rero maze akaza kumureba, akinjira muri biro ye ahita amubwira ati Eloi, ntabwo wamenya ko ari wowe, uzi ko uri gusa n'umurambo neza neza, wagira ngo warapfuye, ntabwo umuntu yakureba ngo abone ko uri muzima. Eloi rero ahita aturika maze akarira ati n'ubundi ntabwo rwose nkiriho, ndamukumbuye cyane. Naho rero uyu musore ati uramukumbuye? Ibintu uri kuvuga wabitekerejeho? Si wowe se wamubwiye ibyo wamubwiye, bya bindi byose wamubwiye? None se burya wabimubwiye nyuma yabyo unamukunda? Naho rero Eloi yenda nko gusara ati yego, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndetse ndumva ntashobora gukomeza kubaho rwose ntamubonye. Uriya mukobwa ndamukeneye mu buzima bwanjye, ndumva nta mbaraga ngifite, sinkifuza kuba najya ku kazi ngo nkore, kubera ko numva rwose nta mpamvu yo gukora mfite, nta byishimo na bikeya mfite. Ikintu kimwe nifuza mu buzima bwanjye ni ukongera kubona Shani. Uyu musore ahita amubwira ati rero ibyo wakabaye warabitekereje cya gihe mukiri mu rusengero, mbere y'uko umubabariza umutima. Umukobwa washebeje bingana kuriya, umukobwa wakojeje isoni, sinibaza rwose niba yakwifuza no kongera kugukubita amaso. Ndakeka ko uri mu bantu ba mbere yanga kuri iyi si, ndetse yifuza ko atakabaye abona. Eloi ati ndabizi cyane rwose, ariko ni ukuri ntakubeshye, niyo rwose atambabarira, ariko nibura akampa umwanya maze akanyumva, nibura nkamubwira uko byagenze, nkamubwira buri kimwe cyose, nkumva nduhutse mu mutima. Uyu musore rero ahita amubwira ati nta kindi wakora uretse kuzajya kumureba nyine, ukareba niba yaguha n'uwo mwanya wo kukumva, kubera ko simpamya ko nawe yawuguha. Eloi rero ahita afata umwanzuro wo kuzajya kureba Shani. Ajya rero muri ya aparitema nyine babagamo, maze agasanga nta kintu na kimwe kiriyo, ndetse rwose nta n'umuntu wundi uhaba. Abaza abaturanyi rero maze bakamubwira ko rwose batazi ahantu yimukiye, ko nyine umunsi w'ubukwe bwe yatashye ahita afata ibintu bye ndetse na mama we bahita bimuka, ko batazi ahantu aba. Noneho rero ajya yasara kubera yuko ahita abona ko birangiye atazigera yongera kubona uyu mukobwa. Uyu munsi rero Eloi arataha maze agatangira kwibaza niba ubundi koko ibintu yatekerezaga byari ibya nyabyo. Atangira rero gushaka amakuru ya nyayo ngo amenye niba koko mama wa Shani yarakundanaga na papa we. Aratangira agahiga ahantu hose ko rwose yabona ikimenyetso, ariko nyamara ntacyo abona. Yigira rero inama yo kubaza wa mama wakoraga mu gikoni iwabo, dore ko yari ahakoze imyaka myinshi cyane, kandi uyu mumama yari umumama mukuru ku buryo ibyaberaga hano byose yari kuba abizi, dore ko yanakoranaga nyine na mama wa Shani. Ajya kumushaka dore ko ataba agikorera hano, maze akamusaba ko rwose yamubabarira akamuha amakuru yose uko byagenze. Uyu mumama rero aramubwira ati waribeshye rwose, wakoze ikosa rikomeye cyane. Mama wawe yari asanzwe arwara umutima, byari ibintu bizwi, yari indwara ye kuva kera. Ikindi kandi ntabwo rwose mama wa Shani yigeze akundana na papa wawe, gusa nyine papa wawe yakundaga kumubwira ko ari umukozi mwiza, kuko yakoraga ibintu byose n'umutima we wose, yitangiraga akazi. Nta kindi kintu rwose kigeze kiba hagati yabo, kandi urabizi neza ko iyo kiza kuba gihari nari kukimenya. Natangajwe rero no kubona inkuru zakwirakwiriye uvuga yuko rwose uriya mumama ari we watumye mama wawe apfa. Mama wawe yazize uburwayi kubera yuko nta kindi kibazo rwose na kimwe yari afite, nta nubwo kandi yigeze agira ikibazo kuri papa wawe ndetse na mama wa Shani, kuko nawe yari abizi neza ko nta kintu kiri hagati yabo. Uyu munsi rero noneho Eloi aba yumva rwose abaye ikigwari burundu. Ataha ari kwigaya ati gute umusore abantu bose bemeraga ko ndi umunyabwenge cyane, ntekereza ku bintu ndetse nshaka ibimenyetso, ni gute nahubutse maze ngakora ibidakorwa, nkarenganya uyu mukobwa inzirakarengane, nkamusebya, nkamubabariza umutima, mbese nkamukorera ibintu umuntu muzima atakabaye akora.
ntabwo rwose nkwiriye kubabarirwa, icyo cyo ndacyumva neza cyane, ariko Imana izambabarire nibura nzahure na Shani rimwe gusa musobanurire nanamubwire ko nibeshye, niyo atambabarira ariko rwose nzamubwize ukuri ikintu cyanteye gukora biriya byose. Noneho ataha yiyanze, yumva rwose ntacyo ari cyo, yumva ndetse ari umusore udafite rwose ikintu na kimwe amaze. Amara iminsi rero ashaka Shani ariko yaramubuze ahantu hose, afata rero umwanzuro wo gutumiza abanyamakuru maze akongera akivuguruza ku byo yari yavuze. Arababwira ati ni ukuri ndababaye cyane, ntabwo mushobora kubyumva, ndababaye kubera ko naje gusanga ndi umusore w'ikigwari, umusore mwirirwa mubona muri kositime, umusore wageze kuri byinshi, umusore wabashije gukuba imitungo y'ababyeyi banjye inshuro 10, umusore wirirwa wandikwa mu binyamakuru by'ubukungu ko rwose ari umusore ushoboye. Naje gusanga nta na kimwe nshoboye kubera yuko ndi ikigwari rwose. Ibintu byose navuze nari naribeshye, ntabwo ari byo rwose. Shani ni umukobwa mwiza, ntabwo yigeze aza gushaka akazi iwanjye agamije kurya imitungo. Mama we nawe ntiyigeze akundana na papa wanjye. Aho bari hose bambabarire, nubwo ntakwiriye imbabazi ariko ni ukuri bambabarire rwose banyumve. Ndicuza, ni uko byarangiye ariko ndabyicuza ndetse narigaye. Umukobwa umwe kuri iyi si wigeze ankunda atankundiye icyo ndi cyo, byarangiye mubabarije umutima. Gusa nanone ikintu kimwe namubwira ni uko bya nyabyo namukundaga, nubwo nyine umutima wo kwihorera warushije imbaraga urukundo, ariko naramukundaga cyane kandi n'ubu ndacyamukunda. Aho ari hose rero yumve ko rwose nciye bugufi musaba imbabazi. Birumvikana rero aya makuru nyine aragenda akagera kuri Shani ahantu aba asigaye aba, gusa ntabwo aba abyitayeho, ahita avuga ati ni akazi ke, kuba yaribeshye biramureba, ibyo yankoreye ntabwo nabimubabarira, ari mu bantu ntifuza kuzongera gukubita amaso na rimwe. Naho rero Shani we aba yarafashe mama we maze bakajya kwa mubyara we kuba rwose uba muri karitsiye itegeranye na hano. Gusa nyine ikintu gitangaje ni uko Irwa amaze kubona yarabuze Shani burundu, ashaka nyine abantu bajya kumunekera akabatuma kujya kumushakira uyu mukobwa byanze bikunze. Aba basore rero batangira gukora nyine ubushakashatsi bashakisha ahantu uyu mukobwa yaba ari. Kubw'amahirwe rero baza gusanga hari ahantu nyine yivurije nyuma y'uko atandukana na Irwa. Baza kubimubwira maze bakamubwira ko rwose inkuru nziza bamuzaniye ari uko babonye nyine ibitaro yigeze kwivurizaho, ndetse ko rwose yaraje kureba umujeneko kubera yuko Shani atwite. Naho rero Irwa ahita ababaza ati aratwite? Bamubwira rero ibyumweru atwite maze agahita yumva rwose bijyanye n'uko ari we wamuteye inda. Noneho atangira guta umutwe ati hanyuma se mwamenya aho aba? Bati hoya rwose, aho baturangiye twagiye dusanga yarahavuye. Irwa noneho yenda guta umutwe ati ntabwo bishoboka, ntabwo ibi bintu byose byambaho. Ababwira rero ko bagomba gukomeza gushakisha byanze bikunze maze bakazamenya ahantu ari rwose. Naho rero Shani we nyine amenya ko atwite maze ibibazo bikamurenga, atekereza kuba yakuramo iyi nda, ariko nanone umutimanama ukamubwira ko rwose adakwiriye kubikora, ko uyu mwana nyine nta hantu ahuriye n'ibibazo byamubayeho, ndetse ko atari we watumye nyine aza ku isi, kubera yuko uyu se w'igisimba ntabwo rwose uyu mwana aba yarabigizemo uruhare kugira ngo uyu Irwa uba ameze nk'igikoko neza neza kugira ngo ahure nyine na Shani. Shani rero aravuga ati uko byagenda kose umwana wanjye ngomba kuzamurera, kubera yuko niwe uzampoza amarira, niwe kandi uzamara agahinda kose mfite. Nyuma rero y'amezi 6 nta gakuru ka Shani
Eloi yirirwa amushaka ahantu hose ariko yaramubuze. Ba bantu nyine yajyaga aho ikiraka cyo kumushaka bamubwira ko bamubonye ahantu muri karitsiye asigaye aba. Eloi akibyumva ntabwo rwose ahagarara na gatoya, ahita afata imodoka maze agahita ajya kureba uyu mukobwa, nubwo aba afite ubwoba bwinshi cyane, yibaza ukuntu ari bumuhinguke imbere, yibaza kandi ikintu ari bumubwire. Shani rero aba asigaye afite abana yigisha mu buryo bwo gushaka nyine ubuzima, dore ko rwose bitaba byoroshye. Eloi aragenda maze yagera imbere y'iri shuri Shani aba yigishirizamo. Shani arahindukira maze akabakubisa amaso Eloi, ahita yumva imisatsi imuvuye ku mutwe, ahita aza amusanga maze akamubaza ati kandi urashaka iki? Ntabwo wanshebeje bihagije? Hari icyawe mfite se? Uranshakaho iki? Naho rero Eloi n'ubwoba bwinshi ati ni ukuri ndakwinginze rwose nciye bugufi, ndabizi ko ibintu nakoze rwose nta mbabazi bikwiye, naraguhemukiye, narakubabaje, naragusebeje. Ikibabaje muri ibyo ni uko nasanze rwose naribeshye, ni uko nasanze uri inzirakarengane, ni uko kandi nasanze mama wawe nta ruhare yabigizemo. Ndakwinginze nubwo utabasha kumbabarira, ariko ni ukuri undeke nibura ngo usobanurire byose uko byagenze. Shani ati mva nkubwire, mva imbere rwose, sinshaka kubona isura yawe, nta nubwo nkeneye ko nsobanurira. Niba waribeshye birakureba, ntabwo rwose njyewe bindeba, kubera ko nyine ubwo nawe urabyumva urwego uriho rwo kwibeshya ukababaza umuntu bingana kuriya. Mbabarira rwose ugende. Eloi rero ahita amubwira ati ndabyumva cyane rwose, gusa nyine ndagiye, ariko n'ejo nzagaruka, n'ejo bundi nzagaruka kugeza igihe cyose uzampa umwanya maze tukavugana, sinzigera rwose ndambirwa. Amara kugenda rero maze Shani agahita yicara akarira, amarira akenda kumushiramo, ahita atekereza ukuntu uyu musore yamuhemukiye, maze akumva arongeye rwose abaye nk'aho yongeye gutangirira kuri zeru. Naho rero Eloi we rwose ntabwo yongera kujya kure, ahita akodesha hoteli iri hafi aha, kubera ko aba yavuze ko atazongera kuva muri iyi karitsiye ataravugana na Shani. Umuganga rero wo muri iyi karitsiye wakurikiraniraga hafi rwose Shani, abona ukuntu uyu musore yanze kuva muri iyi karitsiye batavuganye, maze umunsi umwe akajya kumureba, aramubwira ati koko se wafashe umwanzuro ko utazigera uva hano utavuganye na Shani? Naho Eloi ati niko bimeze rwose, ntabwo nzigera mpava niyo atambabarira, ariko ndifuza ko nibura nabona umwanya maze tukicarana nkamuganiriza. Uyu muganga rero abwira Eloi ati ni ukuri warahemutse cyane, waramubabaje cyane ku buryo ibikomere rwose biracyari bibisi. Eloi ati ndabizi, ndetse nanjye mba numva ntazibabarira, sinzi ikintu nakora kugira ngo rwose mubwire ko nicuza ibintu byose byabaye. Uyu muganga rero ahita amubwira ati ngiye kubigufashamo maze muvugane, gusa nyine iminota mikeya. Eloi rero aramushimira cyane ati ni ukuri urakoze cyane. Uyu muganga aragenda akajya kureba Shani, maze akamubwira ati uriya musore yafashe umwanzuro ko atazava hariya mutavuganye. Ikindi kandi ikigaragara rwose ni uko yaciye bugufi cyane, nawe yamenye ikosa yakoze aricuza ibyabaye byose. Gusa nanone ni wowe wo gufata umwanzuro kuko ni ubuzima bwawe. Shani rero ahita yifata ku nda, dore ko rwose umwana aba ari kumukubita imigeri iremereye. Shani ahita atekereza ko ahari umwana ari kumubwira ati byemere uvugane na papa. Ahita rero abwira uyu muganga nyine ubusanzwe amukurikiranira hafi ati nta kibazo, uzamubwire ko tuzahurira mu kiliziya, niho nifuza ko tuvuganira. Uyu muganga rero yitegereza mu maso ha Shani, maze agahita amubwira ati ikigaragara cyo nuko rwose ukimukunda nubwo yaguhemukiye. Shani ahita amubwira ati ntakubeshye rero rwose uruhande rumwe ndacyamukunda, kuko nibuka ibihe byiza twagiranye, maze nkumva rwose
ndacyamufitiye nyine amarangamutima, ariko ku rundi ruhande nanone mba numva murakariye cyane ndetse nanamwanze kubera ukuntu nyine yampemukiye akambabariza umutima, ariko nanone mfite umwana we mu nda, byanze bikunze aya ni amaraso ye ari mu nda yanjye. Ubwo rero kumujya kure ijana ku ijana ntabwo rwose bishoboka. Umunsi wakurikiye rero Shani agerageza kwishyiramo akabaraga kugira ngo nyine ajye guhura na Eloi. Aragenda maze akamusanga nyine mu kiliziya. Eloi akimukubita amaso ahita apfukama n'amavi yose maze agafatanya ibiganza nko kumwereka ati ni ukuri nciye bugufi imbere yawe. Shani rero araza akamwegera maze agahita amubwira ati hoya haguruka, kuko rwose biba biteye ubwoba nyine kumubona apfukamye. Undi ati hoya ndifuza ko tuvugana apfukamye kugira ngo rwose urebe ukuntu amakosa yanjye nanjye mbabaje. Eloi ahita atangira kumubwira ati ni ukuri ndakwinginze rwose, nubwo ntakwiye imbabazi ariko nanone nanjye nta mahoro mfite kubera ko ibintu nakoze nanjye ubwanjye sinakwibabarira. Naraguhemukiye kandi ni ukuri nazize kwibeshya, gusa nyine ibyabaye byose ntibyambujije ko iki gihe cyose nkimaze ngutekereza ndetse rwose numva nifuza kongera kukubona. Shani rero ahita amubwira ati mbabarira umbwize ukuri ku kintu kimwe, mbese waba nibura hari nk'iminota 5 wigeze unkunda? Eloi ati cyane rwose naragukunze kandi cyane, igihe cyose twabaga turi gusomana byabaga ari ibya nyabyo, iyo nakubwiraga ko ngukunda byabaga ari ibya nyabyo, ibintu byose byari ibya nyabyo, uretse ko nyine umutima wo kwihorera ari wo wagiye rwose urushaho kunyobora mu nzira mbi. Eloi kandi akomeza amubwira ati n'ubu ndacyagutekereza ndetse rwose mba numva ubuzima bwanjye butuzuye udahari, ndakwinginze nubwo bigoye ariko umbabarire. Shani rero uba rwose wumva ibintu byatangiye kumucanga, dore ko nawe aba agikunda uyu musore kandi cyane, ndetse aba yumva umutima uri kumuhatiriza kumubwira ko rwose yamubabariye. Ahita rero ajya kumva maze akumva ibise bitangiye kumukubita kandi bikomeye cyane. Atangira kwikanda rero mu mugongo maze akicara ku ntebe gahoro. Eloi ahita ahaguruka maze nyine akamufata akamubaza uko bigenze. Shani rero amubwira ko rwose ahari umubibi agiye kuza. Eloi ahita yiruka ajya gushaka wa muganga ubusanzwe umwitaho, nyamara asanga ntawe uhari kubera ko aba yagiye mu wundi mujyi. Eloi rero atangira guta umutwe dore ko ibise biba biri kwiyongeranya buri kanya. Abwira rero Shani ko agiye guhamagara umuganga we maze akaba yaza akabafasha. Aramuhamagara rero maze kubera ko nanone hari harimo urugendo, uyu muganga ahagera ibintu byakaze cyane, dore ko ahantu baba batuye nta modoka baba babona kandi ntabwo bari kugenda n'amaguru ngo bagere kwa muganga. Ahagera rero ibintu byakaze cyane, ari ngombwa rwose ko ari bumubyarize hano mu rugo kuko baba batagishoboye kumujyana kwa muganga. Araza rero akamufasha dore ko rwose Shani imbaraga ziba zatangiye no kumushyiramo. Amara rero kubyara maze Eloi akishima cyane dore ko ababonye akana k'agakobwa keza cyane rwose. Agafashe mu biganza aramwenyura maze ibyishimo bikamutaha. Ahita ajya imbere rero ya Shani maze akakamwereka ati dore umwana wacu, umukobwa mwiza cyane. Shani rero acyumva nyine ngo umwana wacu ahita yumva ibyishimo bimwishe kubera ko umwana we nibura avukiye mu rukundo rw'ababyeyi babiri, nibura ko rwose avutse afite papa we, dore ko Shani we aba yaravutse ntiyigere abona papa we na rimwe. Shani rero agikubita amaso uyu mwana we ahita abona neza cyane rwose ko asa na Eloi, neza wagira ngo ni Eloi wagiye mu nda maze aragaruka.
ibyishimo biba ari byose, ndetse Shani aba ari kwibuka ukuntu Elwa atigeze amujya kure, cyagiye nyine ibise byari bimumereye nabi, kuko Elwa yaramwiyegamizaga maze agakomeza amukora mu mutwe, agakomeza amufashe mu kiganza kugira ngo nyine amutize imbaraga. Nyuma rero y'iminsi n'ubundi ibyishimo nyine biba bikiri byose hagati y'aba bombi. Umunsi umwe rero baricara nyine bari kuganira, maze Elwa akabwira Shani ati ni ukuri ndagushimiye rwose ko wabaye umukobwa w'intwari. Naho Shani ati nawe warakoze kumba hafi, gusa nyine niyo twe tutaba tubishaka ariko tugomba kuba turi hamwe, kubera nyine uyu mwana wacu araduhuza twabishaka tutabishaka. Elwa rero ahita abwira Shani ati ntakubeshye rero nta nubwo rwose ari ibyo nifuza gusa, ndifuza yuko twaba turi kumwe n'umwana wacu nka mama na papa kandi bakundana. Ndacyagukunda, umutima wagukunze ntaho wagiye, n'ubu ndacyagutekereza ndetse ndacyakwifuza mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu nagumye hafi yanyu, kubera yuko sinaba kure yawe ndetse n'umukobwa wacu. Niyo mpamvu ntigeze nsubira muri uriya mujyi nabagamo, naretse byose kubera mwebwe. Nimwe bantu b'agaciro mfite kuri iyi si. Shani rero ibi bintu bimukora ku mutima, kuba nyine uyu musore aba yararetse n'ibintu byose byerekeranye n'akazi ke, maze akaguma kuba hafi yabo, dore ko batarasubirayo kuva igihe aba yaraziye. Shani rero kwihangana biranga, maze agahobera uyu musore, aramubwira ati kuva nabaho niwe musore wa mbere nakunze, naragukunze n'umutima wanjye wose, ku buryo rero n'ibyabaye byose n'ubundi ntabwo ibi bibazo twanyuzemo byigeze birusha imbaraga urukundo nagukundaga. Nubwo nari narakurakariye ariko rwose ntabwo byambuzaga kugutekereza. Barahoberana rero maze bose bagasabana imbabazi ndetse rwose bakiyunga. Mama rero wa Shani uba uri kubarebera kure, ibyishimo biramurenga, kuko we mu buzima aba azi neza ko nta kintu na kimwe umuntu yakora maze ntakibabarirwe, cyane cyane iyo yamenye ko rwose yakoze ikosa kandi agasaba imbabazi. Ikindi kandi aba yifuza ko umwuzukuru we yakura abona mama na papa, dore ko umukobwa we rwose aba yarakuze arerwa n'umubyeyi umwe gusa. Hashira iminsi rero maze Elwa akabwira Shani ko yifuza ko umunsi w'umubatizo w'umwana wabo nabo bazongera bagakora ubukwe, noneho bagakora nyine ubukwe nyabwo rwose, kubera yuko arifuza ko babana noneho kandi byemewe n'amategeko. Shani rero arabimwemerera, dore ko noneho aba azi neza ko rwose uyu musore nta kantu na gato amukinze. Ibyishimo rero biba ari byose kuri uyu munsi w'umubatizo w'umwana wabo, ari nawo kandi baba bakozeho ubundi bukwe nyine, noneho ubukwe bw'urukundo, ubukwe bw'umunezero. Uyu munsi noneho bahita bataha maze bakajya kubana. Ibyishimo rero biba ari byose. Shani kandi abwira Elwa ati nta kibazo, dushobora no gusubira muri wa mujyi wabagamo, kubera ko igice cy'ubuzima bwawe niho kiba rwose ndabizi. Tugomba gusubirayo maze ugakomeza akazi kawe. Elwa rero arishima maze akabwira nyine Shani ko bagomba kujyana na mama we kandi bakamushakira ahantu hari abaganga bakomeye agomba gukomeza kwivuza. Nubwo nyine mama wabo rwose bari kugenda yoroherwa azana akabaraga. Elwa rero abwira Shani ati ntakubeshye nta gihe na kimwe nigeze ngira ibyishimo nk'ibyo mfite ubu. Yaba ari umunsi nigeze ntsindira kontra ihenze cyane irimo amafaranga menshi, yaba se ari umunsi, nta munsi ndako n'umwe nigeze nishima nkuko nishimye ubu. Ubu ngubu menye ko rwose umunezero ari famiye y'umuntu. Gusa ndabakunda wowe n'umukobwa wacu kandi muri byose kuri njyewe. Naho Shani ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose nshimishijwe no kuba turi umwe muri aka kanya. Barahoberana rero maze nyine bagakomeza kwishima. Inkuru yacu y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV,
ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.